Hari abagabo dusanga bari mu manegeka ariko batifuza kuva mu manegeka, wambaza ngo abo bagabo ni abahe? Ni umugabo ushobora kuba ufite imyaka igera muri 40 ariko akaba yifuza gutera inda umukobwa w'imyaka 15. Ibaze, arimo aratunga urutoki muri RIB. Uwo mugabo wamwizeza iki? Rebera hamwe iyi minsi isatira iminsi mikuru ya Noheli, abakobwa barimo baragirwa inama cyangwa abafiyemeri kujya guhaha bitwaza agafuka cyangwa mvirope. Ibaze. Mu kiganiro kirekire ndavuga mu makuru maremare turabiganiraho tubisesengure umenye iyo mvirope iyo ariyo cyangwa ako gafuka kariko. Ayandi makuru, abagabo basa nk'ababigize umwuga gutera inda kandi batitaye kuzitaho cyangwa kuzirera, barashinzwe ikibazo cy'ubucucike bw'inda nyinshi bashobora gutera kandi batabyiteguye ahari najoro. Ubwo rero ibyo byose ni ibintu tugiye kwigiraho umwanya muremure turaba dufite. Ayo ni amakuru muri mukomeze kumenya, dukomeze dukurikirane kuri Everman TV show. Ayandi makuru yose agomba kubageraho uko bikwiye cyangwa uko bisanzwe. Mu yandi makuru, nk'umuhanzi bashobora kuba bita Minanizo Falcon yatangaje uburyo yatangiye umuziki 2012 ariko akageza uyu munsi atarimo gutangaza amakuru neza y'amafaranga ashobora kuba akura mu muziki. Ibaze ngo ibintu biracyari ibanga, ariko n'ubundi aza gutangaza ngo aramutse agiye muri groupe bagiye nko gukora nk'indirimbo akaboneka mu bateguye iyo ndirimbo, bikaza kuba ngombwa yuko bamushyira hanze. Bivuze ngo ntabwo yakwemera gusohoka, aho nawe aza kutubwira yuko hari ibibazo bijya biba mu muziki nyarwanda cyangwa mu bahanzi nyarwanda. Aravuga ngo we biramutse bimubayeho yahita ava mu muziki. Icyo kibazo rero ngaho nguko wamenya uburyo cyaba giteye. Aravuga ngo ndamutse nanditse indirimbo byaba ngombwa yuko tugera muri studio amagambo yo kuyikomezamo bikananira, njyewe aho kugira ngo nyivemo ahubwo iyo ndirimbo nayireka abayiririmba bakayiririmba cyangwa ariko umuziki nkawuvamo burundu sinzongeye kuwusubiramo. Nguko rero turaba twumva akaririmbo gato gato gatuje. Mu kanya turongera tugarukane n'amakuru maremare arambuye kugira ngo tumenye ibyo bibazo by'ubucucike mu gutera inda, ibyo bibazo by'udufuka cyangwa mvirope barimo kubwira abafemeri cyangwa abakobwa bategura kujya gusura abasheri babo mu minsi mikuru. Iyi minsi yegereje Noheli n'ubunane. Ubwo ibyo byose turabimenya neza mu kiganiro kirekire turi bugirane mu makuru yacu. Murakoze murakoze. Mu kanya turongera dusubire Everman TV show. Reka turebere hamwe utwo dufuka cyangwa mvirope barimo gushishikariza umukobwa cyangwa umufiyemeri kuba yagendana cyangwa yakwibuka kwitwaza mu gihe agiye gusura sheri cyangwa shushu. Muri ya magambo bamwe baravuga ati ni umukunzi cyangwa umukundwa, ariko nyine turebere hamwe ako gafuka cyangwa iyo mvirope iyo ariyo. Umukobwa umwe yaranditse ku rubuga rwa X, urubuga rwa X, ariko uko numva wagira ngo nashonje, ku rubuga rwa Twitter cyangwa Instagram. Arandika aravuga ngo njyewe mu minsi mikuru 2018 nagiye gusura umuhungu kandi ngenda niteguye, maze kugerayo twaje kwicarana tugirana ikiganiro kirekire cyane. Murabizi namwe muri abantu bakuru, ibintu bijyanye n'urukundo murabizi kandi mubisanzwemo. Nyuma twaje kwinezeza karahaba karatinda, noneho ariko hari icyo tutari twiteguye. Ntabwo rero nitwaje iyo mvirope cyangwa agafuka. Nyuma ibyakurikiyeho yaje kuntera inda ariko nyuma aza kuyihakana. Ibaze, uwo musore yari afite gahunda yo gutera inda cyangwa nuko byamutunguye. Aravuga ati rero basore bakobwa, ariko cyane cyane njye ndivuga nk'umufiyemeri, ndimo ndashishikariza abakobwa bagenzi banjye kuba muri iyi minsi mikuru ari iminsi bashobora kwitondera, kuko iyi minsi iba ari injyanamuntu. Njyewe byambayeho, ibyo mbabwira ndabizi si ukubabeshya. Reka nongere mbabwire, iyi ni inkuru ndimo gusoma ku rubuga rwa Twitter cyangwa Instagram. Ni inkuru y'umukobwa nashatse kugira ibanga, ntabwo nagaragaje amazina ye, nayagize ibanga yanditse. Aravuga ngo ibi bintu birababaza kugira ngo utware inda kandi utabyiteguye, kugira ngo ubyare uwo utabasha, uwo udafite uwo mufatanya kumurera. Icyo ni ikibazo cyane gikomeye. Iyo umaze kwinjira mu nshingano utari witeguye, ibi ni ibintu bivuna cyane.
ariko nyuma ayo ni amagambo yanditse ku rubuga rwa X, ariko nashonje pe, ku rubuga rwa Instagram na Twitter. Noneho nkibaza nanjye, tukibaza abasore batera izo ndabo ntibite ku bo bateye amada, ibyo biba bihagaze bite? Rero ugasanga abandi banyuze mu gikari bakavuga ngo baba baje ariko tutasezeranye kuba twabatera inda, cyangwa tutasezeranye yuko tugiye gukora ababebe ni mu kirimi cy'amahanga, harya buriya ni mu kirimi cy'icyongereza. Ntabwo baba biteguye gukora umubebe, ariko biba bije nk'impanuka bibatunguye. Mu yandi makuru turarebera hamwe ikibazo kirimo gushinjwa abagabo ngo ni ubucucike, ni ugutera inda mu buryo bw'ubucucike. Ngo umugabo arimo aratera inda mu buryo bw'ubucucike, kenshi yamara no gutera inda akihakana ati si njye na runaka mushobora kuba mwarahuye, si njye. Ariko icyo ni ikibazo cyane. Turebere hamwe uburyo birimo kugenda ngaho nguko. Aho hantu reka tuhafatanye n'aha ngaha havuga ngo umugabo utuye mu manegeka ntatinya gutera inda umukobwa w'imyaka 15 kandi we afite imyaka 46. Icyo ni ikindi kibazo gishobora kuba cyiganje, niba ari abakobwa bafite ubushyuhe, niba ari abagabo bafite ubushyuhe, ariko aho ntabwo twapfa kubimenya neza. Ni gute umukobwa yego ahari nashonje, umugabo w'imyaka 45 arimo aratera inda umukobwa w'imyaka 15, bigaragara yuko uwo mugabo arimo aratunga urutoki muri RIB. Birashoboka kuba rero kandi babikora mu mabanga, nyuma bikazagaragara inda ari za nyamwego, niko babivuga hari mu kirimi cy'ikinyarwanda, inda ari nkuru umukobwa yenda kubyara, ndavuga ari imvutsi. Ngaho nguko. Mu yandi makuru maremare ndumva keretse mbagarukiye mu ngingo zagiye ziranga amakuru, aho umuhanzi bita Minanizo Falcon yari arimo kuvuga yuko aramutse yanditse indirimbo bikaba ngombwa yuko bakenera kuyimukuraho nk'umongo yamunaniye kuyiririmba, atazongera kugaruka mu muziki n'undi munsi n'umwe. Hano hari umuntu wanditse aravuga ngo tujye twitondera iminsi mikuru ya Noheli, niba ariyo yo gutangaho impano natwe twakiraho izindi. Ubwo yagarukaga ku bakobwa, umukobwa ngo yashobora kuba arimo kwitegura kwakira isaha, ariko nawe yitegura gutanga umupuri. Ibyo ngibyo akandika avuga ngo tubikore ariko twiteguye n'ingaruka zishobora kuzamo. Ninkenera kwakira menye yuko nanjye bashobora kunkoma akantu kandi kakandenza amavi. Undi nawe arandika aravuga ngo iki gihe ni manguhe, ningira icyo nkuha witegure nawe kugira icyuma. Arakomeza agira ati umukobwa witeguye kwakira impano nawe niyitegure gutanga indi, yaba ari iy'umubiri cyangwa ari iy'ubuzima bwe, abikore nka Kristo. Kristo iyo ugiye kumuramya nawe hari imigisha aba ari buguhereze. Aha ngaha nari ngiye kuvuga amen, ariko uyu muntu yanditse mu ivanjiri ritagatifu ahari. Undi nawe arandika agira ati nk'ubu mfite umusheri arimo aransaba ibindenze, kandi arimo kunsaba ibindenze nzakora uko nshoboye mbibone, ariko nimara kubibona nanjye icyo nzaba nkeneye azakimpa. Undi nawe arakomeza agira ati ntabwo turimo kubavuga amazina, ntabwo ari ngombwa kuba twabamenya, nta n'umwe ubishinzwe muri twe. Icya mbere ni ukumva amakuru kandi tukayakurikiza. Ngaho nguko. Arandika agira ati mfite umusheri tumaranye nk'icyumweru kimwe, ariko arambaza ati ushobora kuba utunze telefone y'amafaranga make, njyewe nkaba ntunze telefone ihenze. Ese iyo telefone iramutse imenetse ikirahure wampa nk'ibihumbi 30 byo kuba nayikoresha cyangwa 50? Ubwo uwo nguwo yarimo kutugisha inama. Muraca mu gikari cyangwa mwandike mumugire inama. Murakoze cyane, naho ubutaha. Mureke dukomeze twibuke gukora subscribe kugira ngo ibintu bikomeze biryohere namwe baryohere, twese iminsi mikuru tubane ubuki cyangwa uburyohe. Muri abiteguye kwakira abasheri cyangwa abashushu, namwe mubikore mwiteguye impinduka zishobora kuvuka nyuma y'iyo minsi mikuru, kandi muzakira neza. Murakoze cyane. Imana